umubiri urangoye cyangwa se urimo urandushya cyangwa se ndimo ndaribwa n'umubiri. Amakuru yanyu genda aho se wamenye ko narwaye azi ukwezi kwa 9 kose ndwaye meze nabi nuko kwa 10 ndacyarwaye negereje iki Imana ikora. Abaganga babuze indwara babura n'igicurani bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara nyuma nsanga barandoze undi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima ariko ntibyoroshye ibintu birakomeye. Uyu mubiri uranyirukanyije uyu mubiri uranyirukanyije urimo uranyambutsa n'ibihugu ntago byoroshye naga ari ibintu byoroshye n'ukuri kw'Imana. Umubiri umereye nabi, umubiri uri kundya, umubiri umereye nabi. Abanyarwanda mu nsengere cyane mbasabye inkunga y'amasengesho maze amezi 2 yose ntakora nta kazi nakora gute ntabasha guhaguruka ntabasha kugenda pararize imereye nabi. Ewe banereje ibintu nazi ngo ni ibiki uburibwe umubiri ubumbabaza ndumva ndakwinginze mpururiza abanyarwanda banyumve bagira ikintu bamfasha banabare abansengere abagira n'icyo bakora bagikore. Abantu bashaka kunyica sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye ntago nzamuceceka nindokoka n'ukuri nzashimiye mu ijuru pe ntago byoroshye ndi kurwana n'urupfu mururiza ndakwinginze. Yitabye Imana agenda tutazi ngo bigenze gute tutazi ikintu kimunyuzemo. Uwitwa Bosco Impaya, uwitwa Pastor Claude n'abandi benshi bagiye batandukanye mwibuka amagambo bagiye bamuvugiraho. Yesu nongeye kugusuza nk'wani ikaze kwa kase subscribe kuri YouTube channel Ela Nation TV takingira Rwanda nige tubona migano bitandukanye binyura kuri no muyoboro wa YouTube channel Ela Nation TV ndumufuza showbiz nyarwanda ndeba kuri muri showbiz nyarwanda umwami imihanda inshuti ya diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mu ndane. Nongeye kwiterekana none ariko niteretse ku nkuru iteye agahinda ndetse inababaje. Ni inkuru y'ubutabazi, ni inkuru yo gufasha, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri muntu wese atakihanganira kumva kuko urayumva ikintu kiramu mufata agahinda kamufate ndetse bize kugira icyo bimutegeka kuba yakora kuri no nkuru mwuka byaramwe. Ni icyamamare ni umukobwa w'abanyarwanda mwamukunze muri benshi yaje muri no mihanda idekarara wenda nk'indaya nkuko bamwe bagiye babyita ariko umutima we n'ukuntu ateye bitandukanye nuko muri no mihanda yaje akiyerekana. Ngira ngo murabiza abantu benshi batandukanye iyo baje muri no mihanda cyangwa se muri kino kibuga cya showbiz nyarwanda turimo bamwe baza bambaye ishusho igiye itandukanye nuko bari abandi bakaza babeshya uko bari abandi bakaza bafekinga life yabo bivuze ngo ku mutima nta kibazo sibyo kwabonye mu mihanda kandi nawe yanduranyaho cyangwa se nanu watoteza sibyo kuba yaza imbere ya kamera akavuga kugira ngo atwike abone n'amafaranga abone n'inyungu kugira ngo abashe kuba yatera imbere. Ndagira ngo mumvisha amajwi yo gatoya ubundi mbone kumuvugaho. Amakuru yanyu kanyatangize zute amakuru yanyu genda aho se wamenye ko narwaye azi ukwezi kwa 9 kose ndwaye meze nabi nuko kwa 10 ndacyarwaye negereje iki Imana ikora. Abaganga babuze indwara babura n'igicurani bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara nyuma nsanga barandoze undi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima ariko ntibyoroshye ibintu birakomeye. Uyu mubiri uranyirukanyije uyu mubiri uranyirukanyije urimo uranyambutsa n'ibihugu ntago byoroshye naga ari ibintu byoroshye n'ukuri kw'Imana. Umubiri umereye nabi, umubiri uri kundya, umubiri umereye nabi. Abanyarwanda mu nsengere cyane mbasabye inkunga y'amasengesho maze amezi 2 yose ntakora nta kazi nakora gute ntabasha guhaguruka ntabasha kugenda pararize imereye nabi. Ewe banereje ibintu nazi ngo ni ibiki uburibwe umubiri ubumbabaza ndumva ndakwinginze mpururiza abanyarwanda banyumve bagira ikintu bamfasha banabare
abansengere abagira n'icyo bakora bagikore. Abantu bashaka kunyica sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu, ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye, ntabwo nzamuceceka. Nindokoka n'ukuri nzashima iyo mu ijuru pe, ntabwo byoroshye ndi kurwana n'urupfu. Mururiza ndakwinginze Mana we. Uyu ni umuntu witwa Jackie urimo uravuga ngo umubiri urandembeje, umubiri ngeze habi ndetse ndarembye ndarwaye, ariko amakuru naje kuba natoza cyangwa se nkavumbura namenye amakuru yuko bandoze. Ndagira ngo Dumba we umururize, kuko yabivuze inshuro zigera kuri ebyiri, inshuro zigera ku bwinshi, avuga yuko uno mwana w'umunyarwanda yarozwe akarogwa, ariko akaba atazi umuntu ushaka ko yagize gute yaramuroze. Mu magambo yavuze ngo umubiri urangoye, cyangwa se urimo urandushya, cyangwa se ndimo ndaribwa n'umubiri. Hari umurimbyi yavuze ngo mubiri we ngo nimba mubiri ngo nubusa, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Uko wameze kuri no si kose, uko waba uri igihangange, iyo umubiri wakwatatse wagize gute uba wakwatatse, kugira ngo uzapfe kubikura mu menyo biba bigoranye. N'umukobwa w'Abanyarwanda muramuzi bamwita Jackie, ikintu navuga, cyangwa se usa na se Sharon, ikintu navuga, hari inkuru nyinshi twagiye twumva z'abantu batabazaga barwaye barembye, bikaza kurangira baguye mu bitaro bamwe na bamwe, cyangwa se bitabye Imana. Twe muri ino mihanda, cyangwa se muri showbiz, cyangwa se muri social media, ukuntu duteye, kuna abonye Abanyarwanda bakora uno mwuga nk'uwo nkora, ukuntu bateye abenshi, usanga ari wa muntu ushaka inkuru iri positive, cyangwa se ya nkuru iza ivuguruza, cyangwa se ihabanye n'ikintu cy'ukuri gihari. Murabyibuka ko umuntu witwa Dorimbogo, uwitwa Bosco Impaya, uwitwa Pastor Claude n'abandi benshi bagiye batandukanye, mwibuka amagambo bagiye bamuvugiraho, ubwo ngo ushaka kugira amafaranga Abanyarwanda, ubwo ngo ushaka aba diaspora bakuremera, ubwo ngo ibiki n'ibiki bigiye bitandukanye. Ariko byaje kurangira uno mwana w'umukobwa witwa Dorimbogo yitabye Imana, agenda tutazi ngo bigenze gute, tutazi ikintu kimunyuzemo, kandi nyamara kubwe kurwo ruhande yaravuze ndetse akanatabaza. Ariko Abanyarwanda twanga kumwumva bitewe n'abandi bantu bazaga ku ruhande, bakaza bakatwumvisha ibyo bashaka, bakaza bakatuyobya. Twangana n'amakuru yo gusesengura, twangana n'abasesenguzi bakomeye baje bashaka amakuru, bituma tutumva uno mwana w'umukobwa witwa Dorimbogo birangira yitabye Imana mwuka byaramwe. Uwitwa Jackie mu minsi yashize nibwo twabonye akavideo kagaragaza yuko ari mu bitaro. Na akavideo kafashwe n'ubundi na bamwe mu basore bakunda gukorana, ari we witwa Burikanu na Buringune, ndetse n'uwitwa Burikanu nawe ejo bundi warokotse impanuka iteye ubwoba. Uwitwa Burikanu yavuze yuko yabonye permis ejo bundi, cyangwa se uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ejo bundi. Nawe ejo bundi rero muri Kicukiro imodoka yaraje iramusekura, yaragiye kwasiga ubuzima. Yaragiye kwasiga ubuzima, mu byumve ngo yarasize ubuzima. Video nabonye niyo yafasha arimo ashima Imana, avuga ati nari maze kanya nahwereye, cyangwa se naza hondi, ariko ndashima Imana yuko ndi muzima. Video yagaragaye ku muntu witwa usa na se Sharon, ni video witwa Burikanu na Buringuni bagiye gukorera mu bitaro, ni ikiganiro bagaragaza yuko umuntu witwa Jackie arwaye. Guhera ubwo ngubwo nta kiri kiganiro twigeze tubona cy'umuntu witwa Jackie. Abantu benshi bakibaza bati se uwitwa Jackie ubundi asigaye abahe, cyangwa se asigaye abarizwa hehe, ko nta biganiro tukibona? Si kwa kundi bavuga ngo umuntu yazimye, si kwa kundi bavuga ngo umuntu yaje muri no mihanda arakora arakubita, ariko igihe cyageze arazima. Nyamara siko byari bimeze. Umuntu witwa Jackie n'umwe mu bantu nzi neza yuko bakunda gukora, kandi bakundwa n'abantu benshi muri kino gihugu cyo mu Rwanda. Kaba ni naho byaba bimeze bite, najya buri umuntu ngo guno dukorana ikiganiro akamusigiramo buke akigendera. Bivuze ngo umuntu witwa Jackie n'umwe mu bantu bakunda gutwika, cyangwa se bakundaga gukora. Kwari amaze igihe kingana n'amezi agera kuranga yari adakora, bita bigaragaza yuko hari ikibazo kiri kuri uno mwana w'umukobwa witwa Jackie. Kugeza ku munsi w'ejo nibwo twumvishe ino video n'aya majwi bisohoka kuri platform, kuri Instagram y'umuntu witwa Dumba. Witwa Jackie arimo atabaza avuga ngo umubiri urandembeje, cyangwa se umubiri ngeze habi, barandoze ariko wandoze simuzi, ariko nimenye umuntu wandoze nzababwira. Arongera avuga ati kandi nimenye umuntu wandoze nkanakira nzagira gute, nzashima Imana. Ku bantu bareba stati cyangwa status z'umuntu witwa Jackie, hari aho yageze aravuga ngo ndabinginze ni mu nsengere. Kuri stati yemeruka kubona ninjoro yashyizeho yavuze ngo ndabinginze
ni mu nsengere. Bigaragaza iki? Bigaragaza yuko umuntu aba yarirwanyeho akagikora uko ashoboye kose, ariko ubuzima bugakomeza bukanga. Nabwe ngo ufite uburwayi amafaranga yose bakwaka niwe wagitanga ibiceri desa ku munsi kugira ngo wivuze, igihe kiza kugera aho ngaho ya mafaranga none hagasa nk'akama cyangwa se agashira. Bivuze ngo niyo mpamvu uwitwa Jackie yatse ubutabazi. Hari abantu benshi baje muri comment, ariko hari uwaje yandika comment ndibaza ngo iki ni igitabo cyangwa ni comment iraho isanzwe. Umuntu aje yandika ngo ubwo mbere kuri comment ya mbere, ariko ibaze nk'umuntu uroga Jackie warahe cyakoza iyi si ntacyo wakora ngo ubure abanzi. Urabumukire bakakuroga ugakena, bakakuroga wakiyebera umusirimu ngo uriyemera ugapfa uzira ko witereye imbere ubwo ngubwo, ubundi mubona abarozi bataniye he na kazungu. Shangaho nago nabisoma nago razana mo bifuza wa muntu wanditse no comment ngo nyihuze n'ubuzima bw'umuntu witwa Jackie. Gusa ikintu cyagaragaye nuko nyine arembye, byawe byose ararembye nyine nkuko byagaragaye. Ubwo bivuze ngo hari abantu bakwiye kugira gute kuba barwana ku muntu witwa Jackie bakamufasha. Hari uwaje arandika ngo yago Pondati yarababwiye mugira ngo n'utugambo. Ni comment y'umuntu umwe. Hano hari uwaje aravuga ngo Jackie y'u Rwanda dumba mubwire uwo Jackie ashake murangire umuvuzi wa nyawe. Ibyo nago tubyize nituzi ngo ni ibiki. Abandi baraza baravuga ngo Mutesi Jolly, hano hari uwamutaginze. Mutesi Jolly zana amafaranga uyu mwana yivuze, ni mukikunda kuba warayakobokeye. Warakokeye wenyine, nibivuze ko utavuza undi mwana nubwo yari tunaniye, ariko akwiye kuvuzwa agakira. Jackie turagutegereje rata. Ku kintu rero hari abantu wenda benshi babazi yuko umuntu witwa Jackie ari umuntu wananiranye, cyangwa se umuntu witwa Jackie ari umuntu nyine w'ikirara nkuko wenda bamwe bagenda babivuga. Ariko ikintu nabibwirira nago Jackie ari umuntu w'ikirara wenda nkuko abantu benshi bagenda bagira gute, nkuko abantu benshi bagenda babitekereza cyangwa se babyibazaho inshuro nyinshi. Jackie ni wa muntu uba umeze nkaho numurara nyine kuri kamera, ariko inyuma ya kamera iyo muganiriye ni umuntu nyine ucishije make, ni umuntu uca bugufi, ni n'umuntu yewe wakugira inama z'ubuzima. Ni umuntu wakugira inama z'ubuzima mu buzima ko wabaho, ko wakwitwara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bivuze ngo ku bantu wenda babonaga umuntu witwa Jackie ari igisasu, yigira nabi, yikubitariya ngo ndindaya ngo byagenze gute, Jackie sukateye mu buzima bugize gute, mu buzima busanzwe. Bivuze ngo nimba ari ufite ubushobozi bwo kuba yamufasha ndaza gutaginga nimero, gupininga nimero yo mu munsi muri kino kiganiro. Umuntu wa ufite ubushobozi bwo kuba yafasha umuntu witwa Jackie mwoka byaramwe, mukore mwabikorera, mukore mutitangire yitama, mufashe n'umwana w'umukobwa ave mu bitaro. Kandi ikindi kintu amasengesho abe menshi, kuko buri amafaranga ntacyo avuze, ntacyo yamara mu gihe udafite amasengesho, udafite amahoro, udafite n'umutuzo muri weho. Bivuze ngo mutange amafaranga, ariko amafaranga mujye gufashisha witwa Jackie abare bugira gute, munanyuzemo amasengesho kugira ngo amufashe. Ntabwo navuga byinshi cyane yuko abari inkuru irambuye kandi y'umuntu umwe, kandi yo gutabariza umuntu. Mukanda subscribe kuri no YouTube channel tujye tubana bya buri munsi. God bless.